Igihe utagikeneye porogaramu runaka, ushobora kuyisiba muri mudasobwa yawe. Gusiba porogaramu ariko ntibikorwa nk'uko usiba dosiye cyangwa ububiko ukoresheje buto ya delete. Byo bigira uburyo bwihariye tugiye kurebera hamwe. Uciye kuri start cyangwa buto itangiza, urakanda kuri control panel. Iki kikaba ari igice gicungirwamo amaporogaramu ya mudasobwa. Mu idirishya rifungutse, urebe niba hejuru kuri view by hari kategori. Iyo idahari, urakanda akakambi kareba hasi uhitemo kategori. Maze umanuke ukande kuri uninstall a program munsi yahanditse programs. Bikaba bisobanuye gukura porogaramu muri mudasobwa. Ubundi hahite haza porogaramu zose ziri muri mudasobwa yawe, ushakemo izina ry'iyo ushaka gukuramo. Iyo uribonye urihitamo urikanzeho na buto y'ibumoso, maze ukande hejuru kuri uninstall. Niba kubaza niba ushaka kuyikuramo koko, ukande uninstall cyangwa yes bitewe na porogaramu uri gukuramo. Ubundi porogaramu itangire ikurwe muri mudasobwa. Ibi bishobora gutwara igihe kinini cyangwa gitoya bitewe na porogaramu uri gukura muri mudasobwa uburyo yanganaga. Iyo birangiye, ukanda buto ya finish. Kuri porogaramu zimwe na zimwe bashobora kugusaba gutangiza mudasobwa yawe kugira ngo porogaramu irangize neza gusibwa muri mudasobwa. Niba bikubaza urabyemeza.